Yesu akodesha imodoka urumva agenda hirya no hino nyine mu modoka avuga ati sha mumbonero niho naje umukobwa mwiza akaryaho sha bwakeye kabiri rya faranga ryarangiye ubwo rero ibyo bintu twese tubihuza yongera kujya muri twegerane ibyo twahita tubihuza na rya jambo bita fake life kwa kuntu abantu baba mu buzima bwa gisitari babaho mu buzima busa naho ubuzima butari bwo nuko Yves nta kintu afite nubwo nta kintu afite rero uriya mugore we mu guhostinga yakuyemo imodoka kandi ihenze vewiti mu guhostinga yiwe yiguriye ubwo rero yiteguye ko agiye kuyigabanya n'uwanuze ntabwo bihuye wibuke ko rero ubwo niba bagiye gukora divorce ubwo nyine iriya modoka iva ahubwo agiye kubona stata agiye kubona igishoro ntayo yamuha yimuhaseho yayikuye nta ariko si basezeranye ivangamutungo se ivangamutungo bazagabana amasahani rase umugabo yemerewe kwaka umugore we imodoka yiguye oya ntago ari ukuyimwaka ni amategeko urumva ni amategeko urwango niba bagiye gukora divorce bazafata bose ibyo bafite bashyire hasi bagabane babyita gutsimba ukajya ushyira buriya hari umuntu nanjye uraza kuza muri komenti ahita avuga ati none se ko tukubona kuri kamera buriya wakuyemo iki nyine buriya nanjye kubera ko naje kumenya iryo banga mbere nyine nanjye hari ukuntu mba nariteganyirije hari ahantu utsimba kicecekeye urumva ariko ubundi iyo ubayeho ufata imipira gusa ufata amapenalite bakavuga ngo uyu niwe rutahizamu wa mbere abakurikiye Rickson Empire muri aka kanya ndabasuhuje mbifurije kugubwa neza mbifurije kugira impagarike n'ubugingo muradukurikira cyane aho muherereye hose mu mpande zitandukanye za Afurika aho ngaho ndavuga cyane buriya abarundi muradukurikira cyane abantu bari mu Rwanda abantu bari i Lusaka muri Zambia Malawi na Mozambique mwese muradukurikira turabibona abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Denmark namwe muradukurikira cyane ndetse no muri Sweden mukomeza kutwereka ko mudukurikiye cyane rero ndabasuhuje n'utarakora subscribe rero reka nawe musuhuze cyane kandi utarayikora mwifurize kuyikora kugira ngo amakuru yose tubagezaho atazajya abacika nge nitwa Rickson rero ariko nkaba ndi kumwe na n'umuntu hano nkaba ndi kumwe n'umuntu aho yitwa Konsole muramumenyereye cyane rwose kuri kamera za Rickson Empire uyu munsi rero abantu tubafitiye yahe makuru Konsole amakuru se amakuru ko dufite amakuru menshi imihanda yaranyereye muri make ariko nyine inkuru tuje kuvugaho ewana ni imihanda nyine ibisanzwe imihanda yaranyereye mu by'ukuri amakuru amaze iminsi acicikana y'umukinnyi ukomeye ndetse akaba na rutahizamu ariwe Kimenyi Yves waje guhura n'uruva gusenya nge ku ruhande rwanjye ndaza kuvuga nk'umugabo mugenzi wanjye kubera ko buriya umugabo uko umugabo gwese ko ameneka kandi buriya inkoni ikubise mu keba uyirenza urugo ubwo ushatse kuvuga iki ko nawe wanyagirwa nanjye nshatse kuvuga ko nanjye nanyagirwa kubera ko isi ntisakaye cyane ariko rero turaza kwibanda ku ngingo mu by'ukuri nyirizina zishobora kuba zarasenye urugo rw'uyu mugabo Kimenyi Yves wari warashakanye n'umugabo Miss Muyango akaba ari we wari umugore we akaba rero yarabaye Miss Photogenique ngo Miss Photogenique ngo nyine ni wa muntu wari uzi kwimaringa kwifotoza kugira gute kwigaragaza kuryoshya amafoto yegukanye ikamba rero rya Miss Photogenique urumva ko Photogenique abantu bahita bumva ko harimo foto amakosa rero ashobora kuba yarabayeho muri uru rugo akaba rero ari amakosa nge ntashinja umugabo cyane kubera icyo utayashinze umugabo
ni ukuvuga ngo hari ingingo turaza kugarukaho nawe zigarukaho zimugonga, ariko nanone hakaba hari ibintu byinshi ahubwo yagize ate byamusenyeye ariko biturutse ku mugore we. ntabwo turi bwemeranye. Kubera iki? kubera iryo jambo utangije ngo ntabwo ngo amakosa ngo yashyira ku mugabo cyane, ahubwo bose ni ukuvuga ko bose bagomba kubereka amakosa yabo, kuko ari umugabo n'umugore bose bagize amakosa. Inkuru yabiteye inkuru yabiteye itya. Okay, komeza nta kibazo. Inkuru yabo ukuntu iteye njye uko nayikurikiranye, nabonye umugabo afite amakosa yiwe n'umugore afite amakosa yiwe. Kubera ko niba uri umugabo ukaba ufite girlfriend ku ruhande, umubwira ibintu byawe byose, umugore isutiye yambaye, umugore igihe yarwariye, ubwo urumva ayo makosa ari ku mugore cyangwa ari ku mugabo? Niba urugo rwawe wemera ko bakarwinjiramo ugira undi muntu uhereza utundi tuntu ku ruhande, icya mbere buriya aba wanarutanze kera. Amasaka urayazi? Ndayazi. Buriya iyo wanitse amasaka ntuyarinde inyoni ziza kuyabyiniramo ari nako ziyarya, urumva? Mbere yuko tujya kuri ayo makosa uri kuvuga, uru rugo rwagize amakosa yo kugira inshuti z'inkumi ndetse n'abasore batubatse. Kandi ubundi mu buzima bwa kimuntu, iyo umaze gushaka inshuti uba ugomba kugira ni inshuti zubatse, kugira ngo mugendere kuri standard y'umuryango, urumva? Ubwo ushatse kuvuga ko n'abatubatse uba ugomba bo kubashyira ku ruhande, cyangwa wenda ni za nkoramutima zawe? Oya, igihe wubatse nta nkoramutima uba ugomba kugira itubatse, nta marangamutima aba agomba kuzamo. Rero turamutse tuvuze ngo hagakwiriye kuzamo amarangamutima ukagira inkoramutima zitubatse, niho hava ibi bintu byabaye kuri Kimenyi Yves n'umugore we Muyango, sibyo? Ariko mbere yuko twinjira aho ngaho, reka mbese turebe uko byagenze. Urabizi Kimenyi Yves yari umukinnyi w'umupira, abana n'uriya Muyango nawe ari umuntu uzi gushaka amafaranga. Mbese bose bari abasitari kandi bazi gushaka amafaranga, urumva? Uriya Muyango yakoraga akazi kuba guhostinga. Rero abantu batabyumva neza ni nko gutegura ibitaramo, gutegura ibirori ahantu wenda nko mu kabari runaka cyangwa se muri hoteli runaka, ugatumira abantu ukagira uko wumvikana na nyiri iyo hoteli cyangwa se nyirakabari, cyangwa se wenda ukavuga uti ngewe ngiye gutegura umunsi mukuru hano, kwinjiza amafaranga araba yanjye, mwebwe nyirakabari murunguka ku bakiriya baragura. Kandi akazi rero gatanga amafaranga menshi, ariko rero n'umukinnyi nawe aba abona amafaranga. Noneho biza kugenda gute? Kimenyi Yves ibirebana n'imikino cyangwa se cyamuhaga amafaranga birahagarara. Bihagaze hatangira kubaho ibibazo mu rugo byo kubura kwishyura amafaranga y'inzu. Ariko wibuke ko Muyango yarakoraga, nta mafaranga yagiraga gute yakoragaho ngo avuga ati umugabo wanjye kubera ko nta kazi afite reka nishyura inzu, ahubwo ya mafaranga ye yarayaryamanaga. Niko bimeze se? Ukwezi kumwe kurashira, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu batishyura inzu. Ubwo yakoreraga ntiyarabashije kwishyura inzu. Oya, ahubwo ni kwa kundi ni kwa kundi abagore mwebwe ukuntu bimeze. Yarahaga, urumva? Umugabo yarakwiye nawe gushaka yo kwishyura inzu, akazi kahagara katagarara, abagomba kuguma kaba umugabo. Ariko rero ndacyakomeza. Nukuvuga ngo amezi 5 ashize nyirinzu yabahaye piriya baravuga ati mumvire mu nzu dore ntimuyishyura. Ubwo habayemo amakimbirane, Muyango asohora mu nzu Kimenyi Yves yanze, ahubwo wa mugore ahita yishyura y'amezi 5 batishyuye, ahita nakomerezaho kwishyura. Ko numva bitoroshye. Ngo mbwira nawe uri umugabo wavuga ngo iki? Aho urumva ko nanone burya
nubwo abagore tugira niba umugabo yagize kirize tuba tugomba kumufasha ntabwo tugomba hari imyumvire nk'abadamu wenda bumva bati umugabo niwe mugabo nushaka uburwaye nushaka ubu n'agacumba niwe ugomba kumenya inshingano z'urugo ariko ujye wibuka ko niba umugabo wawe yagize ikibazo nawe izo nshingano uba uzifite kuko mwarasezeranye muri abantu babiri mugomba gufatanya ntabwo muba mwaravuze ngo umugabo wenda ni abahagarariye urugo ariko mu gihe yagize ibibazo uba ugomba kumusova nk'umugore. So ikindi rero ikindi ni uko urumva Muyango amafaranga yo yarayabonaga sibyo kandi noneho muri icyo gihe Yves yari afite ibibazo byo kutabona amafaranga. Muyango yageraga gute yabaga afite inshuti ku ruhande z'inkumi harimo nka DJ Brian harimo Nuriya Keza sibyo bose wibuke nta numwe ufite umuryango urimo. Buriya umuntu utarubaka urugo uramutse umubajije ukamubwira ngo ngewe rero mu rugo rwanjye mfite ibibazo ahita akubwira ati ruvemo kubera ko nta gaciro ko kubaka azi. Ahita akubwira ati vuse twebwe ko tutubatse urabona atariho tubayeho neza urabona atari bwo iyo nshatse kugenda nkataha saa sita z'ijoro ndataha iyo nshatse kubyuka saa 2 ndaryama nkabyuka igihe nshakiye urumva. Aho rero ni navugaga ku makosa yabayeho ya Muyango sibyo. Ikindi cya kabiri Kimenyi Yves nawe umugore we yamushinjaga guca ku ruhande urumva kujya mu dukumi ndetse no kuba yarateye umuntu inda y'impanga. Noneho mu kumutera inda y'impanga Muyango aravuga ati uyu mugabo ntago nzongera kugira gute kumupfumbata. Ubundi so waba ubundi abakeneye abamupfumbata n'ubundi nawe ari kujya gupfumbata abandi ku mpande nyine urumva ibintu byabaye agaterera nzamba. Noneho ikintu cyabaye noneho Muyango mu kugira ngo agire iyo reaction uriya Kimenyi Yves nawe yaraziranye na Keza. Noneho Kimenyi Yves akabwira Keza amakosa y'umugore wavuga ati uyu mugore nta kimfumbata bya bintu abantu bavuga ngo bya bintu by'amavangingo ati umugore wanjye wapi abwira inkumi. Urumva inkumi nayo ikeneye umugabo nayo ikeneye umugabo kandi iyo nkumi ari inshuti y'umugore umugore we wa Kimenyi urumva. Urumva aha hantu ndagira ngo abantu bumve akamaro ko kugira inshuti zubatse n'akamaro ko kugira inshuti zitubatse. Buriya ntago bagira inama kimwe. Ariko icyiza njye icyo nabonye buriya naho kugira ngo nagire inshuti cyane birutwa nuko wanazihorera kubera ko reka nkwereke yaba abubatse yaba n'abatubatse bose benshi bakunda gusenya ingo z'abantu. Ikintu mbona mu rugo iyo ukunda kuvuga ibibazo byawe cyane cyangwa se ukavuga ati ngo ngiye kugira umuntu nzajya mbwira ibintu byose biba mu rugo ushiduka wa muntu ahubwo yagusenyeye urugo aba yubatse abatubatse. Niyo experience ngewe maze kubona ahantu henshi kuko burya iyo uvuze ngo hari umuntu ugomba kuzajya ubwira ngo niba wenda nagiranye akabazo n'umugabo wenda ukajya umubwira we agenda amenya faiblesse y'urugo rwanyu cyane cyane nk'abagore. Iyo ubwira nk'umugore nk'ibibazo biba mu rugo rwawe ushiduka wa mugore ahubwo yaragiye gutwara umugabo wawe avuga ati ahubwo wowe wibereyeho neza ngewe ibyanjye byabagaterera nzamba none yabona umugati wenda umugabo wenda yamahiraga neza ariko iki ntiyanguriye inkweto nababaye nagize wenda ugasanga mu rugo rw'iwe ahubwo we noneho bamugurira inkweto ariko ntibahaha agahita avuga ati cyampa nkibonera uwo nguwo uhaha uyu nguyu ndamwumvishe wa wundi ntajya munyuraho ngende mubwire iby'umugore we noneho ahubwo uriya nzamwigarura ugashiduka yamutwaye. Ibyo bintu ujya ubibona mu ngo ko bibaho. Ibyo bintu bibaho cyane niyo mpamvu buriya wa mugani buriya wakundanye n'umuntu ibindi ushobora no kubireka. Si ubundi inshuti ziba zimaze iki? Inshuti wenda hari icyo zimaze zirafasha ariko nyinshi zifasha iki se inkoramutima icyo ugezwaho ngo inkoramutima ubundi nta nkoramutima zibaho ibimaze iki? Inkoramutima ni nk'ababyeyi umubyeyi wawe ashobora kugufasha pe
ariko kugira uzapfe kubona ngo umugore ni wa wundi wafashe umugore wamushyize mu rugo wamubwiye ibyawe byose wenda afite umugore wanjye w'inshuti ya yindi akadasohoka ambwira ati nagize ikibazo umugabo wenda yambwiye nabi wenda habaye ikibazo none mukajya no mu buriri naho ukajya kuvuga ibyo bintu bisenya ingo cyane nta nkoramutima ngiye nemera kubera ko abantu b'abagore benshi ntago ari beza ntago ari beza igitsina gore ntago ari beza so noneho reka rero tujye mu byo Kimenyi Yves yajyaga atangaza no mu majwi yagiye acicikana hirya no hino ubwo Kimenyi Yves nawe yabaga abwira ako gakumi ka Keza avuga ati ngewe umugore iyo twarakaranyije ararakara ku rwego rwo hejuru nkagerageza gukumakuma kugira gute umugore akanga ariko yagera imbere ya Brian agahita aba nk'amakoma urabona ibipfuko by'intuza by'ibijumba iyo ikoma uripfundikiza ibijumba rikomeye ryakubitwaho n'umwuka rigahita ryuma neza umugore rero Muyango yageraga kuri ntuza kuri Brian agahita aca bugufi akaba nk'ibere rya mukecuru urumva noneho Kimenya akavuga ati ni ukubera iki utararenga aho ngaho ariko ibintu byo kuvuga ngo umukobwa ni ushatse kuvuga ko wenda Muyango yagendaga kwa Brian nyine Kimenyi kavuga ko yatinganaga n'umugore we kubera yuko ntuza Brian ako kantu ntago ari bwo bwa mbere kamuvuzweho kandi noneho Muyango igihe cyose yabaga yashwanye n'umugabo yajyaga kwirariza nde Brian Nese ni hari umukobwa mugenzi wiwe hari uko reka nkubwire dutandukanye ibintu sheri nari navuze kuri konsole ariko na kasheri nyine ubwo nyine ntago kajya kiwe urumva abantu nyine urumva abantu babimenye rwose nubwo mbavuga konsole nuko tuba turi kuri kamera ariko uyu ni mama w'abana mwa bantu mwe hatazagira umukobwa uzagira ngo nzamubwira ngo byararangiye urumva ubundi iyo uri umugore n'undi ari umukobwa biratandukanye ntabwo wavuga ngo Muyango yajyaga kurara kwa Brian kubera ko ari inshuti ye ntabwo buriya bishoboka iyo uri umumama uba ufite umuryango uba uri kuri stage irenze kure iy'umukobwa ahubwo umukobwa we yaza kurara iwawe ariko we ntabwo wajya kurara iw'umukobwa uriya Brian ariko mba mbona performinga nk'umuntu ufite urugo afite abana ngo yitaho mbese nyine ubundi nka Brian ubona nko gushaka atabikozwa noneho yamaze gufata inshingano zo kuba nk'umubyeyi ariko udafite umugabo si kari akageso se ubwo rero nawe abamubona nk'umubyeyi nyine akavuga ati se niba yita ku bana nawe bafite umuryango kuki ntagenda wenda ngo mubwire ko narwanye n'umugabo cyangwa se twashwanye n'umugabo wasanga ari ibyo ngibyo ibyo bintu reka nta hantu bihuriye ahubwo iyo mico mibi ivugwa kuri ntuza kuri Muyango birashoboka nyine wenda niba na mbere yuko ashaka yari afite ako kageso uruma akaba ariho yaheraga avuga ati reka njye kwirebera Brian hari ukuntu bigenda neza buriya bintu by'ubutinganyi ntabwo uciye mu ijambo hari umuhungu wari inshuti yacu twakoranaga turi i Kigali hari n'undi nawe twakundaga kugendana bisanzwe tumuzi mu by'ukuri yagiye mu rugo iwe agiye mu rugo iwe umuhungu naho yari umutinganyi tutabizi kandi ari umujama rwose ari umuntu wacu ubona anakunda kuganira cyane undi ajyayo avuga ati reka njye kwisurira inshuti agezeyo asanga umuhungu niwamutinga yatangira kumubwira ati reka nkubwire mwana tungewe nkunda abahungu bagenzi banjye ati rero uyu mwanya nawe ndagukunda niyo mpamvu nshaka ko tugira utuntu dukora mu by'ukuri umuhungu yaraje arabitubwira twaracuranganaga aravuga ati nagiye kureba runaka nanze kuvuga izina ryiwe arangije ansaba ko turyamana ati mu by'ukuri naramubwira ati genda ubanze uzane inzoga dukubite inzoga mwane dusinde ati ngiye ibyo bintu simbizi ati rasitafu yari yahagurutse pe ubwo staff no kuvuga cya kintu cyahagurutse ubona ko umuhungu ameze nk'ukeneye iki
ukeneye mugenzi wiwe. Undi ngo yabonye byakomeye arangije aramubwira ati reka nkubwire mukoboye, wowe ibi bintu ushaka ko dukora njye ni ubwa mbere ngiye kubikora, genda ubanza uzane inzoga mwana dusinde njye ngwehoro ubundi icyo kintu nyigukorere. Ati uwo muntu yabonye nyine amaze kugenda asohotse agiye kugura inzoga yarirutse. Ubwo yaraje we arabitubwira uramukoboye ariko uzi ibintu yankoreye, twe yarabitubwiraga ntitunabyumve, yabisubiragamo nk'icuro 10 n'ibiki ari kuvuga. Nyuma twaje kwemera amakuru ari uko hari undi muntu umuvuze ko nawe ibyo bintu yashatse kumufata, ariko twanze kubyemera. Uwo wari wabitubwiye twanabihinduye zero tubati sibyo nibi, akabivuga akabisubiramo akabona nta muntu ubyitayeho, akabivuga ejo akabisubiramo ukabona nta muntu uri no kugira ikintu amusubiza. Ibintu twabyemeye ari uko hagize hari undi muntu uvuze iki kintu kuri uwo muntu, niho twase dutangira turatekereza turaba ati ariko runaka ntiyamuvuze gutya. Ibyo bintu rero nashaka kwerekana ko bibaho, twebwe ntabwo tuba tubizi, abantu tuba tugendana nabo ariko tutazi ibyo barimo. Ubwo rero urumva ko nta n'induru ivugira ubusa. Niba umugabo yaravuga ati ngewe Brian antwarira umugore wanjye yavuye mu rugo ababaye akagera kwa Brian, usanga yabaye nyine yahise atuza akamera neza. Ikindi cya kabiri rero wa muntu we DJ Brian na Muyango bakoreraga ahantu hamwe. Biba ngombwa ko DJ Brian bamugabanyiriza umushahara. Umugabo uriya Muyango yaravuze ati mwabantu mwe ndabinginze, aho kugira ngo uyu Brian mumugabanyirize amafaranga, ngewe mufate kuyo mpembwa muyongere ko ya Brian, ariko Brian agumane umushahara we usanzwe. Urumva ikintu nyine nawe icyo kintu uracyumva ntago cyumvikana. Ntuza Muyango afite urugo, afashe ku mutungo w'urugo, araga amafaranga umugore abahembwa ni umutungo w'urugo, ayafasheho ayahaye ya nkumi. Ubundi ubwo uwo muntu mwamubanye mu ruhe rwego rutuma ufata umushahara wawe ati mwongerere kuri uyu. Kandi Muyango yashwana n'umugabo we agahita anyarukira kuri wa wundi yahaye ku mushahara. Ariko ubundi uretse ko baba banavuga ngo ni ibyo bintu by'ubutinganyi, ubundi wavuga ko Muyango yacaga iki Brian? Haba harimo ikintu aho ngaho, haba harimo ikintu kubera ko niba n'icyo kintu cyaravuzwe ko nyine bananyura ku ruhande, icyo cyo nshobora guhita nanacyemeza. Kubera ko nta muntu ushobora gukora gutyo udafitanye umuntu relationship ikomeye cyane. Urumva noneho urumva umuntu bajyaga mu kabari bakanywa bavuye muri ibyo byo guhostinga bakigera kwa Brian, ariko umugabo ari mu rugo, urumva we ari mu nzu itishyuye, naho umugore ari gufata ku mafaranga y'umushahara, amafaranga ahembwa akajya kuyashyira ku ya DJ Brian kugira ngo DJ Brian akunde agire amafaranga nyine yuzure. Urumva amafaranga yuzure umushahara we ntunyeganyega. Uramutse uri umugabo ishyire mu rugero rw'umugabo. Urumva ntago byumvikana, ntago biba byumvikana aho ngaho, cyane ko niba Yves yarasinyanye na Muyango ivangamutungo, aba afite uburenganzira bwo kumubaza impamvu amafaranga atari kuza kandi umugore akora kandi umushahara wawuzi. None Yves aramutse agiye mu buyobozi yaba ahemutse? Ntago yaba ahemutse. Ntago yaba ahemutse. Wenda Yves nawe urumva hajya yari yaravunitse nicyo gituma ataragikira. Yego. Wenda tuvuye ko yari afite crise, ariko ntago umugore nawe yari afite uburenganzira bwo kuba wenda ashobora kuba yagira iki, yafata umushahara yahembwa gukoreshwa urugo akawukoresha we akanyina agakora ibintu atabanje no kubiganiraho n'umugabo we. So ariko rero nanone uko urusyo akomana ingasire, buriya mwabantu mwe ntago nge niyumvisha ukuntu umugabo yakoraga yakinaga umupira ahembwa amafaranga kandi atubutse,
noneho yaba akivunika agahita abona amafaranga yo kwishyura inzu. ibyo bintu amafaranga ajyagahe ibyo bintu bihura gute? ni ugukora ibiraka, umuntu akora nk'umuyede, ni iki? nta kuzigama. wavuga ko umuntu atazigamaga, wavuga ko ntago mbasha kubyumva. urumva abahanzi benshi mu bisanzwe abahanzi baba mu buzima, abakinnyi b'umupira baba mu buzima bwabo undi babuhanitse cyane, bajya ahantu heza, kuba ahantu heza. benshi urabizi ko imishahara yabo ashobora no kuwukorera agahita awukoresha umunsi umwe ukarangira. nicyo kibazo kijya kiba ku bahanzi, ukabona umuntu bamwirukana cyangwa abakinnyi b'imipira, wabona akazi ke karahagaze umuntu ugahita umubura, kandi yakoreraga amafaranga menshi. ubwo nyine nabo ni hari umukinnyi w'inshuti yanjye bagiye gukina muri Tunisia, we akina handball. agarutse nuwanga udufaranga nuko yive nta kintu afite. nubwo nta kintu afite rero, uriya mugore we mu guhostinga yakuyemo imodoka kandi ihenze V8 mu guhostinga. ubwo rero yiteguye ko agiye kuyigabanya. n'uwanuze ntabwo bihuye. wibuke ko rero ubwo niba bagiye gukora divorce, ubwo nyine iriya modoka iva ahubwo agiye kubona starter, agiye kubona igishoro. ntayo yamuha, yimuhaseho yayikuye nta. ariko basezeranye ivangamutungo se? ivangamutungo bazagabana amasahani. rero umugabo yemerewe kwaka umugore we imodoka yiguze? oya, ntabwo ari ukuyimwaka, ni amategeko. urumva ni amategeko. urwango niba bagiye gukora divorce, bazafata bose ibyo bafite bashyire hasi bagabane. kikaba kiri ku ruhande. babyita gutsimba. ukajya ushyira kuri hari umuntu nanjye uraza kuza muri komenti yahita avuga ati none se ko tukubona kuri kamera buriya wakuyemo iki? nyine buriya nanjye kubera ko naje kumenya iryo banga mbere, nyine nanjye hari ukuntu mba nariteganyirije, hari ahantu utsimba twicecekeye. urumva ariko ubundi iyo ubayeho ufata imipira gusa, ufata amapenalite, bakavuga ngo uyu niwe rutahizamu wa mbere, warangiza ukajya kurya inyama zihenze, ukanywa inzoga ihenze, urumva ugakodesha amamodoka, ukajya kwiyondora. ibyo rwose reka babyita kwiyondora. kuba niba ufata amafaranga ufashe nka miliyoni, wenda ni urugero baguhaye miliyoni, uyiriye mu minsi 2 cyangwa umunsi umwe urayirangiye nkaho utari usanzwe urya. wafashe ifi wenda ugasohoka nka rimwe, cyangwa washaka ukanayitekera mu rugo, ugatumiza inshuti zawe mukayirya. hari ikindi? none se sheri, mugore mwiza, mbere yuko dusoza ikiganiro, muyango mugenzi wawe, umugore mugenzi wawe, umugiriye inama ki? njyewe ahubwo ngenda bagira inama bose. oya, gira inama umugore mugenzi wawe. urajya kugira inama umugabo gute? gira inama umugore mugenzi wawe. reka nze nyimugire. iki kintu namugira inama, namugira icya mbere, nta mpamvu yo kwizera iki kuvuga ngo ufite umuntu ngomba kubwira ibyanjye byose w'umugore, cyane cyane nko kuvuga nko kuri ya mabanga yo mu rugo. ntago biraba ari byiza, kubera ko iyo ugiye ukajya witaranga ukavuga ati wenda mfite ikibazo iki n'iki, kandi usanga abantu bamwe banavuga n'utubazo tuba tutanakomeye cyane. hari ibibazo biba bikomeye pe, bishobora kuvugwa, ariko hari n'ibibazo ubona ko nawe ubwawe, niba umugabo ushwanye n'umugabo mugatukana, ejo bikaba byarangiye, ni ngombwa ngo ujye kubwira umuntu ngo natukanye n'umugabo, wenda ntago twumvikanye akangaka, ugenda ujya kubibwira umuntu uvuga ati twapfuye iki? hari ikibazo ushobora kubona ko gikomeye, ukitabaza abantu. ariko mu ngo hari utuntu bapfa dutoya umuntu atakagombye kwirirwa ajya no gutindaho. biba bizarangira, niba wenda mwarakanye uyu munsi twarakaye, ejo turarakaye, ejo mu gitondo dubyutse duseka, cyangwa se turicaye tubiganiriyeho, ibintu birarangiye. ibyo ntabwo ari ibintu byo kujya kubwira umuntu uwo ari we wese. wenda niba muyango hari ikibazo yagize gikomeye, ashobora kukivuga,
ariko nk'utwo tuntu akibwire nde yakibwira wa muntu njye cyane cyane nk'umuntu uba ufite nk'umubyeyi wenda ugifite nk'umubyeyi afite nka mama wiwe numva ariwe ashobora kugisha inama cyane kurenza abandi no kugira ngo ujye kubwira abantu b'abakobwa cyangwa se babandi ubona b'abagore babyaye rimwe kabiri baraba bagifite amaraso ashyushye ku buryo hari n'abantu baba bashaka no gutwara abagabo b'abandi afite umugabo akaba yifuza n'uwundi ufite umubyeyi mukuru ushobora kumwegera akaba ari ujya kugisha inama nka mama wawe cyangwa se ba babyeyi ubona ko bakuze pe bashaka kukugira inama y'ukuri ariko babandi ubona ko bakiri mu myaka za 30-34 benshi ntabwo bakugira inama benshi uba usanga ari babandi ahubwo bavuga ati ahubwo tugize amahirwe yo kumva ibibazo by'uyu muntu nzajya nyura ku ruhande njye kubwira wa mugabo wiwe by'umugore we ko yabimbwiye ahubwo nzageraho twikomerezanye niyo nama namugira none Muyango agaruke mu rugo cyangwa akomeze yomongane birangire kubera ko uyu munsi ntazi ibibazo bafitanye icyiza agarutse mu rugo byaba byiza wenda we na Yves bakicara hamwe bakajya inama bo bakicara ibibazo byatumye bashwana bakabishyira ku murongo bakaganira burya kugira urugo nabyo ni byiza ariko ubona ari rwa rugo nanone ubona ko rudashoboka ashaka yabyihorera ariko wowe mugira inama imwe abireke cyangwa kuko numwoshya akabireka wowe uracyari mu rwawe ntarwo uvuyemo urumva najya hariya aritwa umufiyemeri urumva cyangwa se yitwa umusingomada wowe uracyari mu rwawe none se kankubaze niba Muyango wewe wenda ashobora gukemura ikibazo umugabo wenda ku ruhande wadagishobora keretse bo ubwabo bazashakane baganire nibishoboka ikiza njye namubwira ko yaharanira gusubira mu rugo ariko abonye ko Yves nawe adashobotse wabyibura buriya no kugira ngo ujye mu rugo ubona ko nawe ruzakugora kujya guturika umutima cyane ugakabya warwihorera ukikomereza ubwawe buzima ariko niba umugabo ashaka ko ashobora kwiyunga n'umugore akaba abishaka icyiza bakora urugo kuko urugo ni rwiza niba ufitemo amahoro wibereyeho neza bura nta kintu rutwaye ariko urugo rubi nako ujye mu irimbi wabyihorera ukiberaho reka nkwereke sibyo rwose ngewe yego ni inama ugiriye Muyango sibyo ariko ngewe ruriya rugo ni urugo rwiza abantu bose bakunze ruriya rugo nibarukuremo Keza barukuremo DJ Brian urumva basigara ari bo ubwabo urugo rwubakwa n'abantu babiri hari akaririmbo buriya twajyaga turirimba mugore mwiza bwo ndanagakumbuye kara karimbo kitwa Ishyano gasoza bavuga ngo erega ibyo twabishakira umuti twe bariko tutarinze kwiharubanda ngo baduseke urumva nibyo pe ni ukuvuga ngo urugo ni urwa babiri bakuremo izo njagatira izo mbwa bakuremo izo ndaya icyo cya Brian birwa bavuga ko kirwa gitingana n'abagore babandi bakuremo uwo Keza nawe Yves nawe yumve ko utwo dukobwa adafite kwitabaza umukobwa amubwira ibibazo biri kuba mu rugo urumva ngo umugore wanjye nta kimfumbata umugore wanjye nta kinyarira ubibwira akantu k'agakobwa kari aho ngaho kandi ko ari agacuti k'umugore wawe ari n'agacuti noneho ko Brian uri hariya nawe urumva niba ari ngo gateka Brian ngo numura izo nyana zimbwa muzikure mu rugo rwanyu mwongere mwiganirire mwubaka urugo urumva umugore ashaka amafaranga nawe ushaka amafaranga numara gukira ushobora kubona iyindi kipe urumva bikagenda neza kubera ko buriya umugabo ntagagwa ngo arambarare yari umugabo nawe uhamye urumva ariko muramenye nta muntu ugisha inama umuntu uri singo umuntu wubatse nta kintu bafite kuvugana n'abantu rwose batubatse ubundi ibyo bintu bibaheye ntago kuko n'ubundi nta bintu byinshi baba bazi urumva hari n'igihe buriya abantu ntago babizi umuntu utubatse ashobora no gushaka kugusenyera kubera ko we abavuga ngo nanjye abandongora narababuze ngira ngo uriya mukobwa ukunda gukorana ibiganiro na Brian uriya wirabura witwa
nta videwo ye wabonye ari kuvuga ati ngewe ibi bintu by'ubutinganyi birandambiye, numva naba umukobwa n'ababyeyi banjye bareba bakumva baranyishimiye, sosiyete ikanyishimira. Iyo videwo ntabwo wigeze uyibona? Narayibonye. Ntabwo ari njye wemewe gutukwa. Ntabwo ari njye wemeye gutukwa. None kandi uriya muntu ni umuntu ubana na Brian umunsi ku munsi, none Brian uhakana ute ko ibyo bintu atabikora? Wenda reka tuvuge ko abikora, urumva, ariko kubera ko ashobora kuba yarabuze n'umugabo, urumva. Rero kujya kumubwira ibintu byo mu rugo rwawe ni ibintu bidashoboka, bitanabaho. Umuntu mutanahuye wa mugani, niba urajya kumugisha inama atavuga ati ngwino rega twikorera ibyo dukora twe nk'abakobwa. Reka dusoze ikiganiro twigendere. Yves, nawe uba umunyabwenge, uganire n'umugore wawe, mwubake ariko mukure izo njagatira mu rugo rwanyu. Murakoze cyane, mukore subscribe ubundi tujye dukomeza tubane. Murakoze.